Well 250 TV mumeze neza okay kwari tubakumbuye cyane ari umukunzi wacu watubajije akantu gato cyane mwaza mutega amatwi mumve uko bigenda twagiye ukuntu deni wakura umugabo nyine ndakeka abakobwa benshi bari kwita babyumva ukuntu wakura umugabo bakobwa bacu rero nizere ko muri ready kumva neza ukuntu babikora aza ukaba nyine hari ukuntu mubona ukabona nyine ameze ukuntu afite amafaranga none iyo ushaka kugira ngo umurye amafaranga umukure kira kitu nyine icyo ari cyo cyose uri kumva ushobora kuvuga nyine umuntu abagabo ikintu kibashitura cyane kuba uri sexy ukora utuntu nyine tubashikura nyine abagore b'iki gihe nta kintu biziye rero bakobwa mube maso kugira ngo ukure umugabo iyo ushobora guhura n'umugabo kaguhamagara ukabona nyine asa nyine nk'umuntu wagukunze ukuntu wowe ubwawe uhita ubibona mu maso hari ukuntu mwigiraho sexy nimba ukareba ukuntu nyine abona nyine ibintu atajya apfa kubona ukareba ukuntu nyine wigira abagabo umugabo iyo mweretse noneho ikibi ahita azazama ahita ariko abakobwa ndabizi abenshi nabo hari umukobwa yifunga akigira ukuntu kandi ikintu ushaka no gukura amafaranga urukumva umuntu akakugeza amafaranga umwigiraho sexy ukamwikoresha tworohe nta nubwo ari ibintu birenze umugabo ukamwibemezaho nyine ukamwereka ko icyo atabona mu buriri wowe uri bukimuhe hari ukuntu umukobwa ashobora kwegera ukamwereka ko nyine unamushaka ukamwifushaho ukigira ukuntu abagabo rwose abari munani bose bakunzi bane ndabingiye mwebwe dukora akazi kose ushaka amafaranga ni munange umugabo ubundi umukuzi ntabwo uri umugore ntabwo uvuze ngo ngiye ngo uyu n'umugabo wanjye ndamwifataho aragenda nagera hirya arahura n'undi kandi nimba ari buhure n'undi wowe ntabwo biraba byarangiye ubwo nyine nimba muhuye n'umwaka icyo ugomba kumwaka none ntabwo wamusubiraho n'ubundi hari ukuntu ariko nanone hari ukuntu ushobora gukora umugabo akantu ushobora gukora ku mugabo we ubwe akazaza kukwishakira ukagira ngo hari umuti wamuhaye aguhereza amafaranga rero bacu turabimva bakobwa mube maso okay bakunzi ba Well 250 TV nagira ngo ngiye mbabwire umukobwa ibebeze ku mugabo aguhereze amadolari uyafate rwose amafaranga nawe umere neza ibebeze umugabo nyine n'umwana wundi igihe cyose wowe ugomba kwibeza akaguhereza amadolari amafaranga aguhereza nta mikino ubwo rero reka mbabwize ndabingiye mube maso kuko nabo rero barayafite kuyabarya bawe 250 TV hano twere ikibazo cya
njye nkeka ko bishoboka ko wowe ubwe wahita ufata umwanzuro wo kuvuga ati ngiye kwinjira mu buraya. Hari igihe umuntu aba yabuze akena abona n'ahandi hantu yakura amafaranga kandi yifitiye iduka rye, bose ni ibintu byoroshye. Wabuze amafaranga wenda nk'umuntu yagusuye nta kindi, nta mafaranga y'igishoro ntaki, tanga iduka ryawe baguhereza amafaranga, inzu yishyure umere neza. Genda umva icyo ngicyo ariyo mpamvu ya mbere ushobora rwose kubikora neza nta n'ikibazo rwose, ukamuhereza nakohereza amafaranga yawe ukayishyura ukamera neza, n'umuryango wawe niyo wawutunga ni fureshe rwose. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane cyane rwose. Ikindi kwinjira mu mwuga w'uburaya hari n'igihe ubona nyine ari byo ufiringa, ari byo ushoboye, ubona nyine umugabo umuryama nakuhereza amafaranga ubona arakwishimiye ukabona ni sawa. Aho naho ndumva ari ikintu cya kabiri cyatuma nyine ujya mu buraya wumva nyine ubyishimiye, then ubigira nk'aho ari umwuga nyine, ko ukabigira umwuga wawe ukabikora gutyo. Ndumva icyo ngicyo nacyo ndumva ari ibyo ngibyo, ndumva iki ngiki ari cyo nagusubiza. Umukunzi wacu rero ndumva nusubije ibyo ngibyo, ni ibintu biri aho ngaho. Ntoya nini noneho tugeze ku kibazo cya gatatu, kiravuga kiti imboro ntoya n'inini birongora kimwe. Yesu mwami, imboro ntoya n'inini birongora kimwe. Inziza ni iyihe? Ese wowe ukunda iyihe? Umukunzi wacu nicyo kibazo. Imboro ntoya n'inini birongora kimwe. Inziza ni iyihe rero? Imboro ntoya n'inini. Abantu bakunda bitandukanye. Hari igihe ushobora, njyewe ubwanjye inini niyo mbega nyine wumva nyine ari ahantu iri gukora, ariko agatoya ubona tuzi nta kintu uba wumva umeze nk'umuntu usinziriye, ariko nanone hari agatoya gakorogosho. Abo nyine biterwa n'umuntu then ukuntu abikora. Aba ari abantu babiri. Iyo ufite inini hari igihe ushobora kubikora n'ujye hehe na hehe ukabona nyine aguteye iseseme, ariko nanone hari umuntu ufite agatoya akinjira mu mpande nyinshi zitandukanye. Aho ngaho ari ibintu ndumva ibyo ngibyo biterwa nyine n'umuntu ubwe giti cye. Njyewe inshimisha n'inini. Umukunzi wacu yabajije ati bavuga ko ibitsina by'abagore bitandukanye. Bitandukanye. Unatubwire akarusho ka buri kimwe. Okay, bakunzi bawe 250 TV, twageze ikibazo cya kane. Kiravuga kiti bavuga ko ibitsina by'abagore bitandukanye. Dutandukanyirize, unatubwire akarusho ka buri kimwe n'uko bikora.
rero bakunzi bacu ibitsina njye navugaho ndavuga kuri kimwe ibindi nzabibabwira ubutaha. Igitsina nshaka kubabwiraho ni icyo bita ikibundankari. Ikibundankari ni igitsina kigaragara niyo umuntu yambaye umwenda. Niyo umuntu yambaye umwenda kiba kigaragara, ni igituba kigaragara inyuma ku mwenda. Ushobora guhura n'umuntu. Okay, ikibundankari rero ni igituba kigaragara imbere neza. Iyo umuntu uhuye n'umuntu ari kugenda uhita ukibona rwose imbere, kiba kigaragaza n'ikintu ubona ari kinini kimva. Ni igituba rero gishyuha cyane. Umuntu ugifite umukoraho gato agatogota agasara rero, ariko nanone kiranyara cyane. Ni igituba kinyara cyane uko nyine kiba kigaragara, ubona nyine n'umuntu iyo yambaye ikintu, umwenda uwo ari wese yambaye ubona kigaragara imbere, ubona kimeze neza, ariko kiba gihinda umuriro. aba ari umuzigo wa OG umva. Bakunzi ibindi nzabibabwira ubutaha. Murakoze rero bakunzi ba Wave 250 TV, ikaze muzagaruke kandi munakore share. Umva mana yanjye, mukore share kabisa. Umva nimba mwebwe mushaka ibyiza mukore share, subscribe, ibintu byose turi kumwe na like, comment. Sawa, ciao ciao. Hey, urabona njye mfite iki?